Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Revolution TV, ese muraho? Mu kiganiro cy'uwo munsi twabateguriye bumwe mu buryo cyangwa se inzira zagufashamo kugira ngo uhe uburenganzira undi muntu kwitaba telefone yawe, bitewe n'impamvu zitandukanye, bitewe n'uko wenda wowe udashaka kuyitaba cyangwa se uri ahantu utashobora kuyitaba cyangwa se itanariho. Niba ushaka kubimenya n'ibindi bitandukanye bijyanye n'ubwo buryo, kurikira iki kiganiro. Kuva telefone yakaduka mu mwaka w'1973 ubwo telefone ya mbere yatangiye gukoreshwa, telefone yahindutse kimwe mu bikoresho by'ibanze dukenera mu buryo bwo guhanahana amakuru, ndetse n'ibyo kuri ubu muri ino minsi dusigaye tuyifashisha mu buryo bwo kubika amwe mu makuru, yaba mu buryo bw'amafoto cyangwa se mu buryo bw'amajwi, bitewe n'uburyo amakuru yacu ameze cyangwa se ateyemo. Ariko telefone, iyo umuntu avuze telefone duhita twumva guhamagarana no kwitaba no kwandikirana ubutumwa bugufi. Ni kenshi umuntu ahamagara undi kuri telefone akamubura bitewe n'uko telefone ye itari ku murongo, bitewe n'uko yagize ikibazo gituma we yumva adatuje ku buryo yakitaba iyo telefone, cyangwa se ugasanga ntanabishaka cyangwa se banayimwibye. Mu rwego rwo gukemura ibyo bibazo cyangwa se gusubiza, hano twabazaniye bumwe mu buryo bwagufasha gukemura icyo kibazo. Bwa mbere, ubwo buryo bwitwa call forward cyangwa se call divert. Ubu ni uburyo dusanga muri telefone zose, nta kuntu ari bukora kuri telefone nk'uko bamwe bahita babitekereza ngo za smartphone cyangwa se izisigaye zaradutse nini, bukora kuri telefone zose. Call divert cyangwa se call forward mu rurimi rw'icyongereza, ni uburyo umuntu yohereza nimero ye ku yindi. Byumvikane neza, hano nta kuntu ari uburyo ufata nimero yanjye nkayohereza muri SMS kuri nimero yawe, ahubwo ni uburyo nk'uburenganzira ni telefone yawe cyangwa se nimero yawe kwitaba nimero zose zihamagaye cyangwa se zikorinze nimero yanjye. Uburyo rero bukorwa mu buryo bubiri, ni ukuvuga ngo hari uburyo navuga bunyuze mu nzira za hafi, hari n'uburyo ki umuntu abikora yinjiye muri parametere cyangwa se anyuze mu nzira zirambuye. Byose rero urabusobanukirwa muri iki kiganiro. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha unyuze mu nzira zirambuye, ujya muri telefone yawe, fungura parametere cyangwa se setingi, wamara gufungura ukinjira muri phone setting, bitewe n'uko ziboneka ku buryo bwose. Ku bakoresha Android cyangwa se telefone za smartphone, bo bahita binjira muri phone setting direct bitagombye kunyura muri setting rusange. Hanyuma ugatoranya account. Ubona ukuvuga ngo account ni simukadi uba ugiye guha uburenganzira cyangwa se ugiye kwemerera ijye yitabwa n'indi. Ahubwo iyo simukadi ishobora kuba ari iya mbere cyangwa ari iya kabiri, bitewe n'umubare w'izo telefone yawe yakira cyangwa se bitewe n'iyo wifuza ko watangaho ubwo burenganzira. Umaze gutoranya iyo nimero, tuvuga utoye iya mbere, bahita bakwereka ama option cyangwa se amahitamo. Ni ukuvuga ngo hambere yenda ku rurimi rw'icyongereza divert all voices, cyangwa se batanditse gutya banditse always forward. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni uburyo ki ese wongeye guha uburenganzira bwo kwitaba telefone yanjye, azajya yitaba telefone zose zihamagaye iteka ryose, naba ndi ku murongo naba ntari ku murongo azajya azitaba. Kabiri, abanditse divert if an answer cyangwa se when an answer. Ni ukuvuga ngo ubu buryo aha noneho uba umuhaye uburenganzira bwo kwitaba igihe wowe utabashije kuyitaba. Hari igihe yenda uba uri busy ntubashe kwitaba telefone, ariko bayihamagaye igasonoka yumva ntubashe kuyitaba. Gatatu,
hari divert if busy cyangwa se when busy. Ni ukuvuga ngo ubu ni uburyo ki umwemerera akajya yitaba igihe tuvuge nimba nguhamagaye ngasanga uri kuyivugiraho, uwo muntu mumuhaye uburenganzira bwo kuba yakitaba telefone igihe wowe uri kuyivugiraho, ugakomeza ukavuga ariko nawe akitaba wari uguhamagaye. Kane ni uburyo ni igihe noneho umuhamagaye ntibashe gucamo, ni ukuvuga ngo icyo gihe naho umuha uburenganzira akabasha kuyitaba. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gutoranya icyo gihe agomba kuyitabira, ni ukuvuga ngo urakirika bahita bakwereka aho utoranyiriza nimero ugiye guha uburenganzira. Iyo nimero iyo umaze kuyitoranya uhita ukora turn on cyangwa se activate, tayari biba bimaze kujyamo. Ikikubwira ko call divert cyangwa se call forward yagezemo, ni uko hejuru hafi n'ahagaragarira amarezo cyangwa se haza notification za telefone ku bafite smartphone, hazaho akambi kihese cyangwa se agafuresheri kihese. Ni ukuvuga ngo deje icyo gihe uba wamaze gutanga access cyangwa se uburenganzira bw'undi muntu kuba yakitaba telefone zawe bitewe n'uko wagiye ubihitamo. Uburyo bwa kabiri bwo gukora call forward cyangwa se call divert, ni ukuvuga ngo ujya muri phone yawe aho unyura ugiye kwandika nimero cyangwa se ugiye guhamagara, ugakanda akanyenyeri cyangwa se star 21 akanyenyeri nimero wifuza ko yajya yitaba nimero zawe, hanyuma ugahita ushyiraho akadirishya cyangwa se urwego, then ugapuresinga cyangwa se ugakanda tayari bahita baguha notification bakwereka ko byamaze kuba activate. Mbega muri make ni uko call forward ikoramo cyangwa se call divert cyangwa se uburyo bwo guhereza uburenganzira indi nimero kuba yakitaba nimero zihamagara nimero yawe. Uburyo bwo kubihagarika rero cyangwa se uburyo bwo kubikuramo, ni ukuvuga ngo ushobora kunyura mu bwa buryo twabonye haruguru unyuramo ugiye kubishyiramo bwo kunyura muri phone setting, ukanyura muri izo nzira ubona handitse turn off cyangwa se ugakanda akanyenyeri akadirishya akadirishya 21 akadirishya ugakanda cyangwa se yes. Kimwe n'uko ushobora kubihagarika ukuramo nimero zawe zirimo, ukanda akadirishya 21 akanyenyeri nimero yari irimo ushaka gukuramo, hanyuma ugakanda akadirishya. Murakoze cyane, nakagaruka mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya GC Revolution TV, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe niba utayikoze, like na comment birakenewe, hanyuma ntiwihererana ubu bumenyi usangize mugenzi wawe nawe agira icyo yunguka. Murakoze cyane, Imana ibarinde.